Right, reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Jaras Official TV, abakunzi ba MK TV. Twizere ko muri amahoro. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Abantu mubona imbere yanjye barenze umwe ariko bose murabazi. Mike Karangwa, Jean Paul Nkundineza bose murabazi, ni abanyamakuru bagenzi banjye. Tugiye kuganira mbaha ikaze nubahiriza ibyifuzo bya Mike Karangwa. Niwe wabinsabye hanini, arambwira tuzamuze na Jean Paul ikiganiro kimwe. Jean Paul ngo ikaze. Urakoze. Yes, mbere yo gukomeza rero n'ikiganiro reka mbanze mbwire abadukurikira buri munsi cyangwa se abadukurikiye nonaha ko ukeneye imodoka yo gukodesha, imodoka yo kugura, imodoka yo kugurisha uyifite, cyangwa se imodoka yo gutira ushaka kwifashisha mu gihe runaka, ushobora kugana Ndoli Safari. Ndoli Safari ni company igufasha muri izi service zose nkubwiye. Ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri 0788 35 3847 0788 kurabahamagara ubavugisha cyangwa ubandikire kuri WhatsApp, aho hose baragufasha. Okay. Byakiriye ute kuba uri kumwe mu kiganiro kimwe na Mike Karangwa? Ibisanzwe. Ariko nta n'ikintu wibashije wenda ukavuga uti ubu tugiye kuvuga kuri ibi. Kiretse navuga iby'abamisi ko ari byabayemo nzi. Namanuke mese mubaze muheto. ibyo ngibyo ntago nshaka ko tubivugaho kubera ko mwabivuze igihe kirambuye cyane. Mwabivuze igihe gihagije, ariko nejo hari urubanza rwa Kid. Rero urumva twategereza yenda tukazareba uko bigenda ku munsi w'ejo, nubwo ari mu muheza ariko tuzareba. Nta kibazo reka nyemerera nkuko Jean Paul abivuze. Wenda tugire bike cyane tugarukaho wenda nk'umujaji wabaye mu irushanwa, tujye no kubindi wenda yabanza kubya Jean Paul. Tujye no kubindi Jean Paul banza umumbarize ukuntu yahanganye na Kasuku na Sadat. Ese ndi Depite Gamariyeri. Gamariyeri harya Gamariyeri ni wa uriya mugabo nawe n'uruva gusenya gutamira. Depite wanjye wo muri Peru, undi Peri niyo mbamo, tugire kuba bake mu nteko nabake tunywe ubuse. Jean Paul arabeshya ariko Yendi Parti Liberale. Oya urabeshya aho ngaho urabeshya. Honorable Mukabarisa niwe wanjye. Honorable Rutazana Francine Eyara n'umudepite wa Peri niwe wanjye. Buriya na Mitari ni Peri ariko ngo nawe yatwaye miliyoni 100 bari kwa babeshya kugira ngo bamukure mu kibuga. None se urabizi? Bijyo none se nta rukiko rwamu. None se niba nta rukiko rwamye. Oya wana. Ubusobe ntibavuga ko batwaye miliyoni 400. Ko atagaruka se. Uvuga n'iki yaje se gutumaho? Yaje ntibyayobeka. Bakareka Mitari niwe wacu mu Ruhango ikinaza. Yaje nabi. Ako sugira iwanyu hanga. Ugira iwanyu hanga. Ngende umunyarwanda ariko. Ndi n'umusesero. Ndi n'umunyarukumbere. Ndi n'umunyambere. Wikado. Aho ntaba. Sindi umushi, sindi umunyamururu, sindi wo ku Mpombo, sindi umukiga. Uri n'umugoyi. Amugani wa Kagame. Akoze Jean Paul. Twagira mu gora mu kibazo. Ngiye mfite ikibazo nshaka kumwibariza. Okay, ni ikiganiro gitagiye kiri bizarre. Perezida Kagame aragira ati twagira Mungu araharanira ko runariza. Atereba koko twagira Mungu ko akayibanda asaba runari. Ese wende runari reze. Ryari ishyaka ry'abatutsi b'ibwami bibukuru. Noneho Seti Sendashonga uyu musirikare wakuriye RPF no Colonel ntuzo na wapfuye Kanyarengwa twagira Mungu Seti Sendashonga no bashakaga koronari garuka wana haya bari no Kanyarengwe yari chairman wa RPF kandi ubundi ishyaka ni nka Peri na Reyo nyine nta mashyaka bakwiye guhangana, ahubwo bari batipe niko Kagame nyine atabivuze. Bari muri show bashakaga gucamo ibicara PF bashyiremo power, kuko ntabwo nka twagira Mungu power zari zikimurimo. No bwa mbere mvuze kuri twagira Mungu ariko ntabwo mwanga kuko ntacyo pfa nawe sindi umunyapolitike. Wango RPF yafashe ubutegetsi bavuga bati ikintu cyashobora RPF nuko tuyishyiramo umwiryane wa runari. Runari surayizi
Gishatse nabaza mama wanjye yavutse 5 Kamembe arayizi. Ya byose arayizi. Umenya Ariko na oya, amateka no, na papa. ariko na Jaras yayimenya si amateka se. Runari no gusoma amateka. Jaras w'Icyenda gatandatu azara PF ikipe na APR ujye utinya umuntu ufa na APR. Abaravutse nyuma 94. Nta nubwo tutaragera muri match rero bivuze ko ndumva na APR. Rero umuntu ufa na APR ukomoka i Rubavu uvutse 9 gatandatu. Ngororera ahubwo. Oya ngororera avoka bigitwara. Oya Jarasavuka Ngororero. Jarasavuka Ngororero w'Imureshya. Yewe ndifuza. Ariko Ngororero na Rubavu. Ariko se n'ubutavuka nyine. Nyuma yaho mboneye ko Perezida Kagame yisomera buriya nareba na Jaras. Rimwe mwazantumiye nta kamera irimo. Ariko ari umunsi wo kuvuga ukuri. Nta kamera ofete. Nubwa mbere ko Perezida gutumira ibiro bye. Habaye nk'inama rusange nta kamera zirimo ariko bakavuga ibintu bisanzwe. Ibintu bitari politike. Iyi speech yavuze y'isaha 1:28. Hari byinshi atavuze. Nayikurikiye ni mugoroba. Numvaga yakomeza akageza mu gitondo. Donc urumva nkiri umwana nakundaga kuganira na papa. Ninakambwira ibintu bya kera kuntu babakimbije muri 50 na kangahe wakajya akambuka kageza cyangwa kageza Bukavu. Ni nka filime. Ntabwo nari nzi ko Professor Sam Rugege iwawe wafande Kagame bahakodesheje nkuko nkodesha so afande nanjye ndakodesha ariko njya mbura n'ubwishyura rimwe na rimwe nagira ngo azakwishyure ntabwo yagiye kuba nka Mutabazi se ntabwo mvuze ibyo kujya yagiye kuba nka Mutabazi ngo nkubwiye Mutabazi twahuriye twahuriye hano gushize umushize ngo yakoreye press conference hano oya yaje hari abantu hano gukorera hano ikiganiro icyo ari cyo cyose ni $50 nta muntu uzongera gukora hano ikiganiro adafite resi baraza bakabeshya akagura fata y'igihumbi agakora ibiganiro bine reka twigende n'ubwa mbere ngiye mvuga nkubwire n'ubwa mbere nakurikiye speech ya Perezida Kagame itarimo politike nyinshi donc uriya nawe yabivuze ariko nawe yabivuze kandi n'ahantu yarari ntabwo ari kuvuga politike cyane oya yavuze ngo ariko IGP wa polisi izi nama ibi bintu byabaye baramutumira mubona hirya rimwe wazavuze uti Jean Paul Nkundi neza ibintu byabaye baramutumira ariko ukuntu urumva yavugaga nkumva ni life rirahuriro ribamo nagize amahirwe ihuriro sari bamatese yari none se nabaye umuyobozi we nayoboye Jaras yari bamatese abaperezida twaragoye nayoboye Jaras official ngewe nagize amahirwe yo kuganira na Muzehe Tito Rutarimara twicara ahantu kuri ku mashavari yitwa nguki hejuru kuri Fazenda hejuru haba amasafari muri Kigali nyine ku musozi wa Kigali umusaza turirekura noneho ninjye wari kuri kamera icyo gihe rwose no yari urumva turirekura kumva nyine ni nka filime ubuzima bwose uzi bubaho ntacyo wabeshya Perezida Kagame umusaza yiyubakiye Trafipro nyuma y'imyaka 3 n'ukuntu kubaka bigora sonde Trafipro yize nayo ndayumva imihurura yari ihari mu gihugu hose aho cyari ikintu okay mu gihugu hose fatana kumata cyangwa Simba cyangwa Sawa City Sawa City iranahende bamubujura ariko iba hose abyo nzi bose banyamagabe urumva fatana kumata fata Simba na nakumati na za Simba cyabaho kubera kumata ikintu cyagiye oya njye rimwe nagiye muri Sawa City baranyiwe banasuzugura ni bari abanyakenya bajya ntacyo baba bakwitaye udafite kakantu ubundi yo muri supermarket udafashe kakantu ugenda utereka muto ugenda ubaza ngo umugati barafeke ariko Jean Paul agezemo gusebanya Sawa City bakira abantu neza ngewe se ko banyakiriye neza urumva niwe wikozeho waragiye ugenda ubaza ngo umugati nangara ntabwo njye babamariza niba nakurikira abantangira nta numwe nabamariza abantu bo mu Rwanda oya nka Perezida Kagame ashobora kuba atajya muri supermarket yewe uyigura utuntu duke baragusuzugura urugero ashaka gutanga n'uruhe kuri izo supermarket kuruhuza na Trafipro reba nka za Simba na supermarket umuntu kabyubaka bikamara imyaka 3 birandinga ari n'ikintu gishya kitamenyerewe mu gihugu barangiza batwagira mu ngo wa mugani umuko wa Kayibanda batitaha bakagukimbiza amara gukimbiza papa wakakubwira ati buriya rero akatuvugisha ukuri ndabizi
avuze mama wawe ukiri muto akubwiye ati buriya convention ninjye wayubatse ni niyanjye ariko turi ngororero wababara ntiwababara uzi ko perezida Kagame yaje mu Rwanda tageti ari ukubyibura a visit yinjiye muri transport aguri base yigendera rero nishimye ubundi nanjye bango yagiye yivugira kuri ibintu bifunguye ina jambo ryashimishije abantu benshi kandi yanubatse benshi wasanga hari n'ababaho ariko buriya erega benshi si bose hari irindi jambo buriya yavugiye ejo nzakora ikiganiro na Yosefu tuzabigarukaho buriya ahandi hantu umusaza mushuti wawe wa munyabutare w'78 Yosefu aravuga ukagira ngo kwanza nabamuri cyangwa wango aravuga ukagira ngo ni 52 Yosefu ziko yavuga ugira ngo yabaye nko ku ngoma y'ababirigi ni imyaka cyangwa kuki ugira ibintu by'uturere cyane kutuvuga Yosefu ni umunyenyanza Yosefu ni umunyenyanza ku mayaga yabonye agafaranga ajya kubaka ibutare yavutse 78 niba mbeshya mu ngaye ubundi hari ahandi hantu buriya watumye Evode Uwizeyimana yegura ku mwanya w'ubuminisitiri ari impamvu yarimo nkubwira ibyo rata jarasi muzongere mwimenye n'irindi jambo buriya hari ahantu umusaza avugira buriya muri kongere ya RPF niho handi hantu umusaza avugira neza kabisa akisanzura kubera nyine bavugira hagati mu abwira abanyamuryango kuri kose yenda shaka batazanye kamera ari ibintu bimeze nka famille none se wagira ngo bose bajye bagutumira hoya nkanje yenda ari nko kwita izina nkagenda nk'umuvumba kameme ishura ajya nko kwa umuvumba urumva wakwi n'ubundi nagenda nkinjira bakicara baturiye wazagiye se tukareba wazagiye rero nkagenda nko kwanje papa we yamusuye baturiye ninde baturiye papa baturiye yitwa Jean Paul ntabwo ujye kuri YouTube Nandi monsoma ariko Jean Paul ariko mana ya kajya nakangondo ariko ziko kangondo ho baramubeshye bafashe ifoto ya 2009 baramubwira ngo ni kwisa uziko ngiye ntekereza ko nandi monsoma uziko Trafpro ntago nari nzi icyo byavugaga ngo byavugaga travail fidélité progrès ibintu nk'ibyo uziko cyari yari ntuza yari nka koperative yari koperative yari koperative impamvu yari koperative yari irimo se wa Gaposho amafaranga afite ahantu aturuka mana yari irimo se wa Gaposho kandi Gaposho yari yararyumyeho akarisha abantu ntago yajya kurisha abantu imbwa ngo ajye ribu senyerutse kumukurikira ndimo nsoma rwose ibintu hari ibintu uvuze uti arakantu uvuze umva excellence president Kagame impamvu excellence nyishyiramo no kuri president wanjye iyo ndivuga Museveni najya ataza nkavuga Samia ni president Samia ariko hano ugashyiraho kuko my excellence shana kuri bavuze ikiganiro cyiza kuri ngewe umva niyo uyu ariko si wowe gusa n'abantu benshi jambo bari kwivugire ngifite naho nza nkabivugira honest hari abishyize kuri status gusa ngiye mbibwiye rubanda yewe kuva mvutse nubaho bwire nagombaga kuba mu muryango w'abanyamakuru ifite imyaka 7-8 theatre ntitwatungaga radio idafite cassette ifata amajwi yarabaga nkayifata amajwi nkaza kuyumva yarangiye nkayumva neza so uyu munsi president yavuze bijya kuri YouTube kongera ukabyumva ukabiyungurura uyu uriya niwe president umuntu avuye ku Kibuye ariko bano batipe baratinyukaga wana abazi ko president Kagame yari vice president ari na general major ari na chef d'état major yungirije Bizimungu wango ikintu cyabaye bamuteze imitego myinshi buriya nawe yarayisimbutse buriya bamuri cyavuga ngo mutega imitego wumvise ahantu avuga ko yashaka ari ahantu yavuze ari ahantu yabajije yamuremye harya wari uhari ati buriya bari bagiye kwiteza ibibazo numvise bose bazirike yamuremye ariko bira banze uwo munsi yarababaye buri kintu umuntu aba yibuka nyuma y'imyaka n'uyu munsi akakibuka yarababaye ahubwo uwo munsi speech yavuga ko aba izi ntera hamwe zisha abatutsi aho zagiye atari kure cyane iyo speech narayumvishe kuri Radio Rwanda gusa ntabwo nibukaga aho yayivugiye ariko ufite ubwonko bungana buti icyo gihe ayivuga narayumvishe wari ufite imyaka ingahe ubwo hajya muri niba nibuka discours ya Perezida Habyarimana avuga ngo ndi ikinane cyananiye abagome n'abagambanyi aho hari ryari hari mu makuru inkotanyi zari zateye muri 90 birumvikana
mu kwezi kwa 10 ku ya mbere nko ku ya gatatu nibwo yabivuze kuko kuri ebyiri Leti Fred Rwigema yahise yicwa kuri eshatu abantu bose bafata imitumba gendigaga mu wa kabiri Sainte Famille dutuye Kimihurura ni muri primaire abantu tujya kumushyingura umuvandimwe sha harya nagiye oya nta mutumba nafashe ariko nagiye muri ako kavuyo nk'umwana kuri eshatu Perezida Habyarimana ajya kuri radio ababyibuka yagiye kuri radio mu makuru aravuga ati byatangiye ariko so umwana yiga mu wa kabiri no papa yakundaga politike nkuko nanjye ariko papa koko yabaye umudepite birumvikana yatuma gukunda cyangwa yabaye gisfare nkaga ariko ahubwo icyo kintu wari wacibagiye papa we yabaye umudepite ku bwaka ese wari wabibwira abantu wari ubizi jara ntabwo nari mbizi papa yabaye umudepite ku bwaka Kayibanda aramukimbiza Gasuku nawe yabivuze cyane super manager wabivuze agenda yabivuze super manager yavuze ko papa ngo ari general ariko yarabeshye ariko papa wawe ariko se banzo bimubwi ku bwa Kayibanda ari barangije baramukimbiza nabahuje arakuzi bajya gunjijisha icyo bamukimbiza yavukaga mu harya ni he ku Gikongoro ahandi hehe harya bita gute mu Bunyambirire icyo gihe z'abanyambiriri barabakimbije bose Habyarimana agiye ku butegetsi bose yarabakimbije abantu mu majyepfo benshi muri 63 niyo yageragereje ntabwo yageragerejwemo jenoside niyo yakoreyemo jenoside bwa mbere ngewe sogokuru yitwaga Munyengango yari umutware ubona ngenda mvuga ngo nabuze moto ngo nabuze ko ngera karasi none uri umuntu ufurukano wakomeye ndiwo mu Kizuru ose we kwa chauffeur imbere ariko koko sekuru yari umutware ise oya sogokuru akora no muri imprimeri sogokuru yitwaga Munyengango ari we wahiye sogokuru yitwaga Munyengango apana utari Munyengango atanazi w'Inyanza ikanita ibyo narimo nkubwira Jaras Jean Paul urumva yaturukaga ahantu hakomeye ariko se ubundi buriya ntabwo nari nkazi ahubwo Jean Paul kumva ari we byahombe sekuru yabaye umutware kugeza ubu ni utaraba umuntu ukomeye akora no muri imprimeri ariko se ariko buriya cya Gasuku yo kintu bari Gasuku ndagitutse kandi atari oya ntabwo dushaka Jean Paul ariko wivuga cya super manager vuga super manager kuki suzana mu bintu by'urwango no oya nuko atari ko yitwaga Gakumba Patrick buriya Gakumba Patrick okay abana b'abasirikare b'icyo gihe bigaga ka Kigali ngende Sainte Famille nkazana ibintu by'ubusirikare no yaragukomerekeje yankomerekeje gusa yaranzonze ariko nge nta kibazo yanteje famille kwa byagenze bite se Jean gusa byagenze bite ariko waretse kugasimba umbajije buretse kugasimbuka isaha 20 yavuze iki ikiganiro cy'isaha n'iminota 28 cyose kindi mu mutwe banza usubira inyuma ku bya Gakumba Patrick yavuze icyari nicyo cyakuvuze ko yaguteje umuryango yaravuze ngo papa wanjye ngo ni musaza wa se wa Nyesi bivuze ngo Nyesi w'Imana ni mubyara wanjye Anyesi w'inyamasheke pfiriya mu Kivu nanjye wo Munyambiriri yabihuzaga ati yoneho cyane cyo muri Nyaruguru cyitwa Chamagisi kuki suri kumutuka ariko gereka we ntukavuge cya rega wowe vuga umuntu mu izina rye kera vuga umuntu mu izina rye kera baravugaga ngo icyana noneho reka abaye igisika umurcyara igisika se ni umukobwa noneho umurcyara oya ariko yitwa nde ubundi yitwa nde Jambo kuganira nawe ntago byoroshye tubyikomeye pe narabyifuje none ubu se nkawe baba nawe byibura nawe ufite amamuko muri Kongo urumva n'imiterere yawe byibura ubukizemo ubuzayirwa sava ntange unye umvanga na Nyesi mvuka mu majyepfo karakara irubumbashi se turavuze ngo n'umuzayirwa Mike bayikire comment irubumbashi mu yihe quartier uva ngusetse rero papa we ni nyakwigendera nyine yaratabarutse na Perezida Kagame yirinze kuvuga amazina ya se kuko ari n'uyu muntu yavuye mu biri muzehe nari mufite mu modoka duha umuntu urifute turagenda ndavuga ariko ndaca Kacyiru ati nta kibazo turifite se hari uyanga huca no muzehe wavuyemo ati Japo turakoza tubwo naheje amaze kuva usko ndagezemo nka cece kazi ko ari umunyamahanga umunyarwanda se
none se wabonaga ari umukameruni atoya ati urabonaga ari mwana nzambe ati utu ni umusaza burya atavuga ikinyarwanda cyinshi kiriya ni n'umunyarwanda w'inyanza atoya ni n'ubwa mbere umuntu twahaye rifuti yitwa Kabana Karisiti ahagarariye abaresikape irukumbere bagahise ajya bati japa tubona se ati kumera ifite kandi ufitemo umukiriya yarazi ko utwaye umunyamahanga yarazi ko utwaye umunyamahanga avuye mu ati japa ubwo rero ati nahejo ariko urumva umusaza ari inzobe cyane ari ufite uruhu yarahavukiye kameme nk'abanyarwanda bose dufite abavukiye i Buganda bavukiye i Burundi n'ahandi ntako washakaga ubwo ntako yashakaga yaratemesheje yavukiye Gatagara kwa barujugira iyo ngiyo atangiye kumwihakana kuko mwihakana gute se ko ari uko umudugudu njyari ikibazo mfitanye nawe ariko Jean Paul perezida wa Amerika yavuze ngo I am dream ninde ngo I have a dream Martin Luther King nanjye ntabwo yari umuperezida ariko yari ataraba perezida ntabwo yigeze abana baho ntabyo nzi cyoze nuko abavugwa ndije revolutionnaire nanjye afite hari igihe kimwe nzajya kubona mbona imodoka zo kwa shoferi zirambwiye ziti rero bya bintu bavuze uze kuza mu nama none se ahubwo reka mbaze nkubaze ikibazo reka nkubibaze ahubwo ikibazo oya ndashaka kugenda hatarimo kamera ahubwo se ntabwo ufite ahubwo reka ikiganiro ngihindure ku rundi reka tuvuge ntabwo ufite ahubwo bazaguhamagara bavuga ati wowe ibintu uvuga ni ibiki hari umuntu wakwanga kujya ku mubyeyi ariko se umuntu ukivuga ibintu by'amoko mu biganiro ntabwo ufite ubwoba ntabwo ufite ubwoba bw'uko bazakubaza ati biriya bintu uvuga ni ibiki ngiye kwa perezida ntabwo nakongera gukodesha banza usubize ibyo ngibyo ntabwo wowe ufite ahubwo ariko bati umuntu utinyuka kuvuga ibintu ibi n'ibi none se perezida we ntiyavuze ati twagira mungu na ba Seti Sendashonga ati bajyaga kugira inama abatutsi ngo iyo runari nayize ari impuhwe hari ubwo uvuga ubwoko hari impamvu si ubwa mbere wumvise perezida avuga ijambo umututsi si ubwa mbere mu maspeech nyine hari igihe kigera ukavuga ibintu ariko ikibi ni ukubibika mu mutima ngo umuheza ngo cyangwa ukabivugana umutima mubi urumva ukabigenderaho erego ukuyeho ko uyu munsi ikintu abanyapolitike babi bakoze ni ugukora kampeni bagakangurira bamwe mu bahutu b'abahezanguni kurimbura ubwoko tutsi icyo kintu bakoze kibi cyane cy'umuzi uzatwara imyaka 200 kugira ngo umuntu ajye yumva abatutsi uko mva umusinga ukumva ibirinomo umunyiginya umwega umutsobe ariko nibisanzwe ahubwo ubivuze uti niba uvuze uti imyitwarire ya Gasuku nta bwoko mvuga imyitwarire ya Gasuku iyaza kuba ariko na Gasuku waramubeshye Jean Paul Gasuku waramubeshye ko ngo harya yavuze ngo ni wahe ngo no harya yavuze ngo no kwa Bagosora harya ni Bagosora umwe umwe wapfuye wayoboraga Sederi yitwaga nde cyane waramubeshye oya navuze ko Gasuku no hano igikondo oya navuze ko ndabizi uwo mumuhaye twaremeje ko tazongera kumuba kugira ngo atazajya abona ibyo avuga oya ntabwo twabura gukomozaho gato mu byo yaratewe n'amatsiko nacyo kirimo aya nishuti bura yaramutumye yewe ariko se nkubwire ntabwo yantumye nuko nagira ngo Gasuku yitendetse kuri bisi nawe akavuga burende n'ibiki byagutungura shingiye ku myitwarire ye nibyo navugaga kandi Gasuku ariko ngiye ko ngiye kuvuga atari umuntu mubi oya ntabwo ari umuntu mubi niba atari umuntu mubi ngiye nahuye nawe rimwe cyangwa kabiri ariko ntabwo iyo muganira mu buzima busanzwe ntabwo ari mubi ariko ahubwo urebye online ibyo atangaza nibyo narakubwiraga uhita ubona ari abantu babiri batandukanye Jaras ntumuzi ntimwiganye se uhita ubona ari umuntu noneho yanyitaga umwana asigaye anyita umusaza nyuma yaho nza n'iby'amabisi nkamwita n'isoresore reka mu cyiciro cya kabiri nabwo yarazi ko ngo mungana aka ntabwo ngana kiriya Caritas
Yaheze ko umutuka. Reka Reka Jean Paul ntukagira umutima mubi. Nkwereka ama tujye message kumenya iyo wambaye ino shati ibintu bihinduka yanyise gitera hamwe. akenshi iyo wambaye ino shati ibintu Nkwereka bihinduka message ya Gaswa avuga ngo wagitera hamwe we. Gaswa ko yanyise gitera hamwe wa. Ariko se buriya Jean Paul mfite ikibazo. Mu kindi cyiciro kubera yuko tubone Nagira ngo ubanze usoza aka kantu mbere ko tujya ku kindi kiganiro ku kindi cyiciro cya kabiri. Ubu uyu munsi umuntu wo mu myaka yawe yenda wowe n'agasuku mushobora kuba mwarabonye izo ntera hamwe ariko iyo muvuze izo ntera hamwe mukazivuga mu jokinga hari abantu zahemukiye ntabwo muba mufite guhemuka no zahemukiye igihugu zahekuye igihugu ni ukwanga kwishyura karasike ni ukwanga kwishyura banki ariko guhemuka no guhemuka zahekuye guhekura guhemuka biha uburemere ariko ubihe bitandukanye haba ari mu cyunamo haba ari no mu bihise bisanzwe iyo mvuze ijambo intera hamwe ntabwo ndivuga se ntabwo ndivuga ndi joke ndivuga ndakaye mbabaye kuko ndazizi zaraduteye zaratumenashe kuko hari abana batoya batazibonye bazumva mu mateka zaratwishe zaraduteye zatojwe urwango ndazizi iyo nzivuga ntabwo seka wowe rero ahubwo kuko utazizi niyo mpamvu uri kubigira nka joke ntabwo ari joke ntabwo njye bikubigira joke ahubwo ndakubaza kuki musa nk'ababijokingiraho so bwa mbere abonye kuki mubijokingiraho mwebwe na Gasuku bwa mbere abonye ngereranya Gasuku nazo nibyo yari yavuze bibi ntabwo nasekaga nabo kandi bivuze kugira ngo ndakare yarabigambiriye mana nuko ngo kurakara ramwe zaje kudusaka imbunda muri 92 ariko shaza rezo n'ubudahangarwa abantu none se zari za system yari iri reka dukomeze ubwo mukanya fate pause gato dufate pause twamamaze Safari Ndori ubundi tugaruke mukanya neza ariko ya modoka niko Jean Paul none se utararengaho kuvuga no gutaruka nabonye senateri Evode ngira ngo nawe yarari muri nihuriro nawe mu byo yagarutseho yanagarutse kuri YouTube ihuriro ryanagiyeho yarahunze ariko se apfa kuba ririmo Evode yabaga muri Canada ntiyabaga none se Evode afite Evode Uwizeyimana Evode anyibutsa umunyamakuru witwa Florent Kamana wakoreraga Orenforo ibyumba muri ya mishyikirano yabaga hagati y'inkotanyi na leta yagurutse nka Perezida Kagame arabyumva n'abaraho hafi kuko yabaga ari mu mishyikirano umunyamakuru wa Radio Rwanda icyo gihe cyitwa Orenforo reportage yakoze ati twavuye ku murenda ariko twabonanye n'imihirimbiri kuri Radio Rwanda makuru ati rwose ibiganiro byageze neza atari ku inkotanyi nge nabonye ari imihirimbiri Orenforo yabaga ibyumba inkotanyi zarafashe byumba yose usibye agace gato yenda nkuko ngo mitarafatwa sha zireranje ziramufata zitabagahamba turi imihirimbire bati oya ntabwo muri imihirimbire karakazi harongera asubira kuri radio amvase umunyamakuru wa Muhabura cyangwa ikinyamakuru cyandika ati Florent Kamana yahuye n'inkotanyi aravuga ngo ni imihirimbire ntizimucakiye ati mu mbabarire sinzongera asubiye kuri mikoro ibi Florent ntibirubura yarongeye nyine avuga imihirimbire Evode naherukaga ijambo imihirimbire ndyumvanye umunyamakuru Florent Kamana wa Radio Rwanda Evode nyuma yaho yite abanyamakuru imihirimbire ntabwo ndabona ahantu adekarara Evode yasitaye ku mukozi wa Yisi kwasaba imbabazi anakora tweet Yisi imihirimbire abanyamakuru sindabona ahantu adekarara kiretse niba ari bo koko ari imihirimbire bihita bigibutse igihe abanyamakuru bayagaraga mu rukiko Perezida arambwira ati uzi ko hari ibintu Evode yavuze ndi kugenda nkurura tubona abanyamakuru bamwe batifata nk'imihirimbire ndavuga Evode waraduhemukiye rero ko mbwira ibintu Evode yavuze none se ariko nanjye reka ngaruka oya ubwo nyine uvuze Evode ntarumva n'icyo mvugaho mpita nibuka ko yagiranyije abanyamakuru n'imihirimbire kumufata none se wabanje kumva icyo noneho bamuvuga Evode muzanye ntabwo ari seribateri ariko yasize umugore muri Canada yari mariye hano yarasezeranye muri Canada yari afite umugore ntaramufite ntabwo mbizi icyo nzi ni uko ni mariye ubukwe bwabereye ku ntarare none se ko numva ubizi reka ibintu byose bivuga ubyirengagiza yewe mbera gutya mbirebera kure nk'uba Evode yavuze ngo iki ariko iyo wambaye ishati ubiki none se kurimo umukara none urababaye uyu munsi ariko
ariko wari kubanza kumva aba yasase babunduye buri gihe ambera mushya anyway byihorere n'abasirikare bakora muri hoteli ariko muri hoteli bashyiraho umusirikare dore yaniwe harimo n'umukozi wa RDB w'umunyakenya okay Evode yavuze ngo iki Evode yavuze n'ubundi nk'ibi ngibi aravuga ati YouTube yavuze imirimbire oya ntabwo yavuze imirimbire yavuze kuri YouTube nicyo kintu ibintu yavuze ari byinshi ari mu nteko icyo narebyeho icyo kintu ni ikijyanye na YouTube yaravuze ati YouTube mugerageze mukore mezire yazo kuko abantu bari kwisanzura bari kuvuga ibintu byose ndi kugisanisha nicyo Mike yakubajije mu kanya akubwira ati ntabwo ugira ubwoba nk'iyo muvuze ibintu by'amoko ibyo byo kuvuga ngo intera amwe mubivuga wenda nka joke nawe yaravuze ati hari uburyo ubona n'ibintu by'amoko kuri YouTube babivuga nkaho nta ribi bakigisha abantu ibintu by'imibonano ariko ndashaka ako kantu kamukora kavuze yego wese tumugira umwene gitorisi oya banze ariko se nawe Jean Paul ntukavanga wowe banzusubize ikibazo ntabwo ubona ko YouTube koko hari ahantu abantu barengera rimwe na rimwe nicyo kibazo ubundi byarasa kubajije mezire runaka YouTube bavuze ni general yavuze ni general nagenda yavuze ni general nta hantu ubona koko hari ikibazo nk'ibyo bintu wowe mezire se ntayibona nta hantu ikenewe Evode reka mvuge ngo ibyo yavuze bifite ishingiro ariko ntabwo yagombaga twivugiraga ku muryango wa Unity azanye YouTube gutango bekamo ka YouTube ntabwo azi structure yabitanze nk'igisubizo igisubizo kimwe mu bituma urubyiruko rushobora kugwa mu mitego imwe n'imwe Evode niwe wa mbere wayibatamo erega njye nagiye mu kiganiro cye kubaza umuntu nkamuvuga izina agende Evode njye nagiye mu kiganiro cye n'abanyamakuru rya mbere azava mu buhungiro aratangira ati nabeze mu gihe kumbaza ngo natukaga u Rwanda ati ntimubimbaze ati biriya mubirebe nk'amasi nanjye ndabireba nk'uwo bambwe nawe nta kindi urenzaho okay ntacyo wowe byumva wenda ngewe uko mbyumva nuko Evode oya ngewe uko mbyumva hari abantu barengera itatu irashira Evode ni urengera bwa mbere ariko nta ye numvesha avuga ngo ku muntu ba ministre bwa nta wundi yavugaga musabye Imana ngo kaba ministre wajya muri cabinet bwa mbere ngo wasohoka ukabona VWT wazanye Santa Fe atugatangira erega umuntu wese wabaye ministre bwa mbere bari ubwa mbere nawe no ba ministre uzagenda muri VWT kandi si ngombwa ko bagenda muri itegeko kugenda muri VWT ntabwo ari itegeko ni itegeko ahubwo se ari mubwire benshi batanazigendamo Evode gusa ni umugabo uzi kuvuga uzi gucuruza ururimi rwe cyane yose si impano ngewe nibantumira wese si ugutunza umuntu ngewe nzatumirwa uwo unandese nzatumirwa na perezida wahise w'u Rwanda kwigeze gutumira ingabire Transparency bari mu mwiherero batari ko Transparency ko ntamubona yagiye niwe muntu wagiye mu mwiherero ese ubundi waguhuza na perezida wamubwira iki nk'ubu ngubu akurikiye ikiganiro akavuga ati numvise ubu ari muri Indonesia abati sawa uzaze wamubwira iki yavuga ati ndashaka kumbwira icyo ashaka kumbwira oya nabanza nkamwaka namubwira ni nyakwa perezida utaganiriye na se sekuru yasize avuze sinzi iminsi ndi muri ibi bintu waciye mu bintu byinshi struggle buriya Muhabura sintekereza ko atari muri batatu ba mbere bayitekereje ntimbwira nk'impamba y'imyaka 10 namwaka impamba y'imyaka 10 agwe kashi oya nk'impamba y'imyaka 10 domaine yanjye ni iyi iburyo nazajya nyobora ibiganiro bikaba successful bitabangamiye umuntu ari we wese gusa yambwira ati kubera ko kubita utababarira kandi wanga bibi igihugu tujuru uzajya ubabaza ariko ujye ugenda gutya namwaka conseil itari rusange namwaka inama zidaciye muri mikoro Jean Paul ambereye nka wa muntu hari umugabo n'umugore hari umugabo n'umugore bifuzaga cyane bapakinnye cyane hanyuma umunsi umwe bacanye umuriro bareba ukuntu umuriro amakara ari kwaka cyane bati tuye umuriro wawe ushyiraho inyama waduha inyama tukawotsaho rwose Imana ati okay ihita bakubita inyama imbere hanyuma umugabo n'umujinya mwinshi ahereye no kubukire barafite mu rugo ati wa mugore urareba ko kubona iki kintu ari icyo kintu dukeneye ariyo nyama ati cyampira akagufata ku
icyampa ikagufata ku gatwi ku mazuru ubwo icyifuzo cya kabiri kiba kiraje icya kabiri kije rero wabonye inyama yamufashe ibaze rero uwo mwashakanye ukabona inyama yamufashe hehe ku mazuru ati yewe cyaduha cyama iyo nyama rwose ikakuva ku mazuru ubwo cya gatatu kikaba kirarangiye aferi birizinze nyine ibyo marayika yababwiye ati Imana yumvise gusaba kwanyu muyisaba ibintu none rero Jean Paul nawe ati nasaba perezida inama ntabwo tubwiye ngo ni inama zijyanye ni ngo ni impamba y'imyaka 10 perezida akora itangazamakuru zijyanye n'akazi kawe se none se uzi ko afite domaine muri ako kazi ngewe mva nkubwire namusaba tukaganira nk'isaha nta wundi muntu uhari kandi ibyo namubwira si ngombwa ko bica kuri Jaras na MK ko nabimubwira wamubwira ibintu byinshi cyane namubwira byinshi nkamubwira abantu bantera ubwoba ngo nabo mu kizuru nkamubwira abantu bamwitwaza nkamubwira abantu batavuguye munsi ngo uzico ndico ariko bashyiramo ibintu by'ibyongereza byinshi n'ibigande ngo dutinye kuko turi abanyambi namubwira we perezida nakubwira nkubonye namubwira abantu agira gutya akakwereka nka telefone ugahita ubona nk'amanimero y'abaminisitiri n'abajenerali kugira ngo utinye namubwira nka wa wundi wakubwiye ngo namubwira ntuhereye ntihari abantu benshi bagenda bitwaza izina ryawe ngo bavuye kwa shoferi batanazi na peyaje none se ubwo ibyo bintu waba bihagazeho neza wamwereka na facts namubwira n'abantu bafunga umuntu aho kugira ngo abone ubutabera bakavuga ngo ni bukuru ngo birimo abantu b'ibukuru ngo birimo ngo PG umuntu akarinda abura ubutabera babeshya ngo yadasi yitondere ngo irimo PG ngo yadasi yitondere ngo numveshe ngo perezida akaba perezida ko niba navuze aba ari opinion ubusa nawe wabwiye Gamariye ari kwego nabyo biri mu byo yavuze ngira ngo perezida nacyo ibyo mu byo yavuze yagikomojeho abatu ubu ngubu ubu ndabizi mugiye gutangira ntanze ibitekerezo mugiye gutangira mu byitwaze mu bikorwa mutenitaye bandugira ngo Preskid yazize Preskid mukuru w'igihugu yamwikijeho muri Congrès RPF abivuga bisanzwe nkuko yavuze kuri Gamaye niba ari Gamariye nde Yesa negura Gamariye yeguye Dr Gamariye Dr Mbonimana abonye akavideo ko yasinze ari Musanze ari guserera n'abapolisi Musanze se ndakabona Musanze cyane urumva ariko harimo umupolisi umubwiye ati nushaka kwamagara perezida wa repubulika ni udukuriye twese oya warakumvise ako kavideo reka me n'umuceri biriya byomba abapolisi bambara nijoro no kumanywa iriya ni kamera iba ari kamera ibintu uvugana n'umupolisi ukuyeho na Gamariye nawe biba biri direct kwa boss IGPN wangu umupolisi wafite kamera ntiyagutuka yaba ameze nkanjye na mu metire narenze ko arimo kumukamera sinagombaga kurwana nubwo ntazi kurwana wamukoreje penalty nari mfite setire ntwari nari kuzajya nikoza hasi nkajya ibicu uriya mupolisi yabimubwiraga kuko azi ko afite kamera hano ujya ukabona akantu bambara iriya ni kamera kandi nta muntu uvugana na kamera rero Gamariye perezida wamubwira ko yivugiye kuri Preskid iminota 5 avuga ibyo bamubwiye kuko yaravuze ati ngewe nanjye nabibonye muri RIB Preskid ikibazo cye gihita gihindura isura n'uyu munsi urubanza ntabwo ruraburanishwa ariko ruzaburanishwa gishobora kuzabaho rwaraburanishijwe nge ndavuga iyi ntabwo ari radio na televiziyo live sinzi igihe kizaciraho ariko ibindi kuvuga ntabwo arabura ntunyobye noneho umugabo atangiye kuza kuburana haza kwasiteri ebyiri z'abahungu bambaye amajire y'abajepe abapolisi RIB Preskid atese ndi ikihebe atari ko numvise ko perezida yakuvuzeho yakwikijeho se perezida niwe wavuze ngo urubanza rubere mu muhezo perezida se yize amategeko yavuze ati gese ndi umunyamategeko nigenderaga ariko ubu perezida avuze ati noneho kababwire kandi rimwe azamvuga azavuga ati ariko Jean Paul mbona atanga ibitekerezo neza kandi wise wikina kandi numvise akodesha none azahita ajya kuba muri vizi wise oya nanyitsaho ko ngerageza kwitwara neza nzahabwa umudugudu ariko ugeretse nka etage hasi habe studio uremera ko niba wemera ko yakwitsaho uremera ko ashobora no kukwitsaho
nabi ntabwo yanyitsaho nabi ni umubyeyi yabanza akantumaho akambwira ati we peti araturuta njye ni umubyeyi kuko imyaka afite arambyaye so ntabwo yaza ngo ahutireho bampora iki n'abandi babanza kubagoragoza ngo ni ngewe yahita adi ntibishoboka perezida sesi buriya Gatabazi nubone ngo avuyeho abamaze kugera ku ntara inshuro nyinshi kuko n'umuyoboke wa RPF bakagira gutya ngo ababyeyi abantu bigize ababyeyi bagize ababyeyi nawe wabagize amezi ariko warabagize iyo umubyeyi agiraga gutya do ngo ndagukarabye kaba kabaye buriya ariko ubwo ntacyo ariko biba byagezeho babakaraba rero ntabwo ari ngewe yaza ngo ahutireho ikintu nshimye ni kimwe Jarasi nuko birangiye Jean Paul atubwiye icyo yaganiriza perezida yatubwiye ati nibanga ariko ushobora guhohoterwa n'umuntu amwitwaje ntabwo nta muntu wumvisha yavuze nta mugore wavuze ngo yazanye abakozi ba RIB iwanjye ngewe nari muri dosiye kariya kana ko kankanze abantu tubana rero bakozi ba RIB niba mwaraje iwanjye nkabimenya uyu munsi murumva ko kambe mu kubaza umuntu kuko aziranye n'undi ntabwo ari byo RIB igikunda kugakora ariko wasanga baba bari mu iperereza umujama wa RIB iperereza kandi yarizamo amashumi Arufa yarampamagaye Rutagengwa arampamagara kuri telefone ngo baranjyanye kuko bazi ko uyu munsi ifite uruvugiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo nza kuba ndi Jean Paul wa 2002 cyangwa 2003 nanjye nari gufunganwa nabo nzirikise nabo barimo imbere barabarekuye nge nari kuba nzize gusa ngo okay uremera ko baguhamagaye ngo yego cyangwa yego urajyamo Arufosine mupfadike n'amagura mukuru wanjye niyo mpamvu ufunze rero ntabwo ari byo kandi ntabwo ari nge gusa RIB cyangwa se inzego z'iperereza nko muri classique umuntu ashobora guhanuka muri iriya nzu mu buryo bw'impanuka hari bandi kamera zerekanye bande aba bose turi hano pasiteri zigahita ziparika ariko waruziko aba bantu bo bagenda mbere n'ufite ariko Jean Paul ariko wemera ko rimwe na rimwe iperereza rishobora kubaho kubera ko ntabwo ari Imana ngo bahite iperereza ryaba bafunza abantu ariko ntabwo nanone ari Imana ngo bahite babirotije kugira ngo ridapfa ubwirwa n'iki niba tudakorwaho iperereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba bazi wanjye iyo bagufunze ariyo biba ngombwa nuko biba byageze kure haro funga n'imbaraga z'umurengera zidakira nta wagufunze rero niyo mahire ariko nagiye kwitaba mu mvura nagiyeyo gatatu ariko byarangiye nta badagukurikiye cyangwa ndanyese anyway ubwo rero turi kuganira hano Jean Paul nari narifuje ko tuganira mwibariza ibibazo bimwe na bimwe mwumvise ibibazo bimwe na bimwe nagiye mubaza wambaye nk'abadivemani iri kote ntiribatera ubwoba nta mafaranga arimo ariko wasanga narimo Jean Paul cameraman ari guseka hano urabona atari oya nta yari mwereke do nanjye birinda bifite se bibiri ndabifite ariko se biroroshye Jean Paul nkurikira ibiganiro bye twaganire ku byinshi yagiye akurikirana ndumva nanyuzwe ibibazo nashaka kumubaza ariko sinabura no kumubaza ikindi kibazo kimwe abantu banaoya yageze kumbwira kera kiri mu kizuru erega bari gusaza na perezida yavuze ati kera nkiri umwana nagakunze kariya kantu rero kera kiri umwana yajyaga ambwira ngo Jean Paul abantu babona turi kumwe akambwira kuki turi kumwe come on abantu bose n'abantu ntawo babangaga ko tuba turi kumwe so bwa mbere ubyumvishe si we wasabye ngo tube turi kumwe bakubwiraga ubundi bashingiye kuki bavugaga ko ufite iyihemizo byaravuzwe ntibyavuze uvuga yego cyangwa we ni uburenganzira bwanjye guceceka iyo ugiye mu butabera arya ni mu butabera mu bugenzacyaha arabanza akabaza urasubiza ntusubiza ariko cyangwa nabaye hari filime twajyaga tureba ya kera ya Mukesha Batwari yitwa Ndihari ahubwo niba byarabayeho ariko se byaterwaga n'iki ahubwo we navuge kuki bayimubuza oya ariko ibyo se ntari ikibazo kirimo ibyo se ko ari iby'abantu usoboreze Claude Kabengera none se wamwisuhurije Kabeni buri muntu ajya avugwa mu gihe buriya ushaka kumenya ururimi rwe
inkotanyi zigifata kuko njye nari mukuru ariko se wari mukuru ufite imyaka ingahe Jean Paul zahuye n'abantu wari ufite imyaka ingahe wari ufite imyaka ingahe wari ufite imyaka 10 yenda tuvuge uranduta ariko se bwo wari ufite ingahe Imana ishimwe noneho inkotanyi zahuye n'abantu mu mujyi wa Kigali umva saje kwese ko niwo uyoboye ikiganiro kuri guseka cyane zihuye n'abantu zigira ngo ni intera hamwe ziba ziradishye po byisha abantu tu po icyanyuma bakubise yatatse mu kigande ati nagara nyose yo nyose bati disi ni umugande bati si cyo cyajyagaye babonaga ari ibintu bagatse ibintu bose bitera hamwe kwenda bari babifashe bari mu mugisi yarize mu kigande ngo ndapfuye we babonataka mu kigande ati nagaranyo ati sinyo munyarwanda mimi siyo muhutu noneho inkotanyi ziti iki kintu ni ikigande ubundi wajyagaye bamubwiye mu kigande nabo kuko kamemo bari bakiza beje bati wajyagaye baturumva igihugu cyafashwe abantu baratahuka nanjye bagenderamo ibugande nta kazi nari mfite ubwo waruje kuyora ndati imanyu amugani wa subira iwanyu noneho nushaka kumenya umuntu ururimi rwe gakondo uramudiha buriya nka wa mushinwa wabambye abantu Nyamasheke niba yaraciye nko muri ribu bakabanza kumubwira ko gukubita umunyarwanda atari byo yatatse mu gishinwa ukora n'ikiganiro ntabwo byoroshye ariko njye nigiyemo ibintu byinshi bamwe na bamwe wabonye nigiyemo ibintu byinshi ibintu nigiyemo cyane buriya ni urugendo rworoshye ubwo nashaka ngiye no ni urugendo rutoroshye ariko se ibintu abantu duhura nabyo buri munsi imiziro se reka nanone reka twongere twumvikane hari abantu bashobora kubona uvuga ibi bintu buri munsi bakagira ngo hari ibintu bibiri abantu bashobora gukeka ko uri nk'umuntu kumva umuntu avuga par exemple utinyuka akavuga nk'ibintu by'amoko muri no minsi abantu baratengera bagatinya hari ikindi Jean Paul avuga topics zigoranye rimwe na rimwe abantu baba batiteguye kumva hanyuma hakaza ikindi gikomeye burya abanyamakuru bakora ku nkuru z'ubutabera abantu benshi babafata nk'abiyahuza kuko ni ibintu bibiri niba wagiye mu rubanza hari urubanza numvise mwavuzemo rw'umushinwa niba yitwa Jing Jun nitwa nde Jean Joseph harimo na Jori Kanyandekwe Jori twamuvuze voilà nuvuga ngo bene izo imanza zihari shoramari yes akenshi abo bantu bari muri izo ntuza ariko se yari nko kongeraho abantu bari muri izo manza kenshi harimo usanga ari abantu bakomeye uruhande rumwe cyangwa urundi rimwe na rimwe rero iyo urimo uvuga nuvuga ko natsinze wa wundi watsinzwe cyangwa ko ndengana wa wundi watsinzwe cyangwa se ushaka kuwundenganya arahita abyumva nka attack rimwe na rimwe aguhige nawe atangira amenye urara hehe wirirwa hehe urumva rero niyo wazanye Kia Hyundai n'izi moto za polisi niwe wagiye muri Korea radiringa leta irazigura ariko niwe bari bahaye isoko kuzizana gute ni isoko ya Surprise Kanyandekwe ni watsindiye isoko Kanyandekwe yatsindiye isoko ariko Kanyandekwe ntabwo azigikoreye ajyana Seoul na Jenny Joseph bishyura na Kanyandekwe ariko zimwe mu mbogamizi yatangaga zisaba ko agirwa umwere agakorera igihugu harimo yuko yerekanaga ko ari umushoramari kandi ahubwo ari umukozi wa Kanyandekwe wamusemuriraga okay none se aho ngaho urumva rero bene izo manza zimeze zityo ntabwo ziba zoroshye rimwe na rimwe niyo mpamvu ushobora hari umugabo twahuye ntabwo bizi se hari umugabo nta n'igihe kirashira duhuye umukobwa ufite akabwa hari umuntu duherutse guhura aravuga ati Jean Paul inkuru uvuga ndazikurikira tisha imbaraga uzikura zo kuvuga biriya bintu urabyumva ni umuntu bataziranye batarahura amubwira atyo urumva rero ibyo byose bishobora gutuma ariko ntekereza ko akenshi nyine niho bisabira imbaraga gukora bene izi nkuru zicukumbuye inkuru kuviramo no kuba yabigirwa n'ibyo kuvuga ati yego wakwirinza uriya muntu turiya muntu bite uriya muntu uvuga inkuru zimeze kuriya ariko urumva Jean Paul tuziranye imyaka myinshi fiance we ntabwo wawigeze kubwira ko icyo kigeragezo yahuye nacyo yarega Mike yari kwijijisha nijijisha nte yarongoye 2019
uyu munsi mu Rwanda haracyari umuzi iyo urimo kwerekana umugeni wawe, yaba ari umukobwa ajyana umuhungu mu miryango n'umuhungu ajyana umukobwa mu miryango. Ikibazo cya buri banza kubaza ngo ni igiki, nuko nyine ntayo wembaje kuko njye ndi icyura ikiragira, ariko njye iyo yagira umuntu mbaza ngo ni igiki nari kuvuga nti yenda ni igipyisi. Murabona ni igiki, ni ikimodoka, ni iki. Kuki abanyarwanda bakunda kubaza none se ngo uwo mugore ngo mukazanuzanye ni igikira ibyo kuvuga. Ariko ntekereza ko abantu nk'abo ngabo ni abantu bagifite imyumvire biraba bishobora kuba, ariko ni imyumvire ya kera. Ikindi kintu bishobora kuba ntekerezamo, ntekereza ko biba ariko generasiyo uburyo ahererekanya amagenerasiyo ujya ahererekanya, ariko niyo byaba bibaho ni amafuti kamera. Ngewe n'impamvu ngewe Jean Paul akunda gutanga ingero za kera. Urumva umuntu wanga gushyingira umuntu niba akabimbwira ari 9 ntiwabyemera, ntavuge se ibyo uvugo. Ariko Jean Paul akunda gutanga ingero nyine z'ibintu yabaye. Ariko urumva niba bibaho ni amafuti. Ka speech ya president yavuze akiri vice president, avuga ati hano hirya hakurya aha ndebesha amaso uko niko yavuze, ataha bazaza baburane. Sete senda shonga ati wisha none se kuvuga yahise arasa y'amabombe gusa. Baragiye Bizimungu pastor agira ubavu kubakira ati murakaza neza bene data, Imana bahana umugisha hamwe natwe, amen. Nibwo bwa mbere impunzi zakiriwe n'umukuru w'igihugu zitahutse ari benshi cyane 9/6. Ariko nawe wari ukiri muto yari mukuru, wagira ngo ari umusaza. Anyway wagira ngo ari umusaza naho nabaga none se ndahiyakana si iwacu. Harya iwanyu hari mu Kimicanga? Mu Kimicanga na Kimihurura ka Mukina Chingchang. Ariko na Kimihurura tuyishyiramo, rega ni segiteri Kimihurura ashyiramo Kimihurura kugira ngo abantu bumve ko hari mu mujyi. Kuvuga mu Rwintare Kimicanga hakirimo akaduruvayo kenshi. Chingchang Hariya mbega hariya hashinze ibiti, hateye ibiti. Ariko abazungu baje kwiga ibintu bya Kimicanga barahavuga. Abazungu ntabwo bizi ibisabye bakoreye Kimicanga. Abazungu bazaga mu Rwanda, ikizami cya mbere bakoraga nicyo kuvuga Kimicanga. Urabyemera? Ntabwo tubyemera. Ariko Jira arabizi ko nabimubwiye. Okay. Jean Paul ndumva turekera aha ngaha, kireka niba hari ikindi Jire yakubaza. turetse gusoza. Chimichanga, that's a good name. Guys, waiting on somebody to come out back named Chimichanga. Naho ubundi uvuze ugarutse kuri kariya kantu ka Gamariyeri, navuga ko niba byari byarabaye ingeso, kandi ntekereza ko ntabwo raporo yagera ku mukuru w'igihugu bakubeshyera, ntibishoboka. Ntabwo bishoboka, bitari ibintu byabaye rimwe. Ntabwo byabaye inshuro 6 ku ya 7 yidumbaguzamo. Ngenda bureminga umutwe w'ishyaka wa politiki akomokamo, kuko ubundi ntekereza ko ibyo nicyo nari ngiye guhita mperaho. Kuko ubundi buriya inteko ni nk'umuryango, inteko ubwayigira urwego rwa discipline n'amakomite discipline irahaba, bashobora guhera aho ngaho, babona byanze bakamuripotinga ku ishyaka rye naryo yenda rikamuhana. Ntekereza ko hari kubizo procedure nkuko urabona perezida yagiye abivugaho kenshi, yaranabivuze ati bundi cya mbere mwashobora kumwambura permis, mwashobora kumuripotinga ku nteko, inteko ishobora gukora ibintu byinshi, ishobora kumwambura ubudahangarwa cyangwa se nabo bakamwihanira mu buryo bwa discipline. Ariko no kumugira inama. Rero ntekereza ko ubwo c'est dommage nyine kuba byabaye yeguye, ariko ntekereza ko birabera isomo yenda bwo n'undi wari we wese. Nkunze kuvuze ko ari bamwe, ariko urumva zose zigiramo abantu, ntabwo ari bo bose, ntabwo ari bo nyine gusa, n'abandi bose bagira bene abo bantu. Rero ntekereza ko bifitemo abantu badashobora. Honorable Mukabunani, mwiriwe? Mukabunani Christine, njye nitwa Jean Paul Nkundi neza. Ujye unyita ngo natinye. Ntabwo natinya. Igicamunsi cyiza Honorable. Nawe. Twari turimo kwibaza mu bintu biri direct mu by'ukuri. Twibazaga ibintu byinshi, ariko dukomora twitsa kuri Honorable Gamariyeri washyikirije inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubwegure bwe. Mbere na mbere, niba ibyo navuze nibeshye unkosore mu nyungu rusange, akomoka mu mutwe w'ishyaka wa politike witwa PL cyangwa ari mu wundi mutwe?
oya ni peri. ni PL. Ngewe ntavugaga ngo na bureminga umutwe wa politike yakomokagamo niba byari bimaze kuba inshuro zirenze 5-6. Urabona nawe ufite umutwe wa politike ubamo ubwanyu hagati aho mugira uburyo muhugurana, ariko hari na komite umuntu ababamo na komite za discipline, na komite za discipline. Mu by'ukuri ikibazo cya Honorable Gamariel wamaze kwegura uyu munsi ari mu buzima busanzwe, cyaragutunguye kucyumva nk'umudepite? Hari ubwo umuntu aba mu nteko, nanjye mba muyaye yari ariko nk'umunyamakuru, ariko umuntu ukabuza uko ateye. Mu by'ukuri wamusobanura gute ku bantu batareba muzi abaye umuntu munini kuko Perezida Kagame amuvuzeho ejo bundi? Yewe ngewe nta byantunguye pe. Amakuru yandi nari mbiziho, ntabwo nigeze mubona yasenze. niba bagira komite ya discipline. Nabonaga ari umudepite nk'abandi bose atanga ibitekerezo agira gute. Nta kimenyetso na kimwe nigeze mubonaho cyagaragazaga yuko yakuba muri cya kibazo. Watunguwe n'ibyo yavuzweho? Ubundi yabaga mu ihe komisiyo, mu makomisiyo mubamo? Manze yabaga muri education. Education. Umuntu w'umurezi. Harya mwebwe muba mu y'ubuhinzi? Nuza mureyara kuko mbikwifuriza manda za bamwe zararangiye, ubwo aho uzajya ndahumva. Ibi bintu n'inshuro ya mbere bivuzwe, mwebwe nk'abadepite mwabyakiriye mute? Mufite ubudahangarwa, ariko ubudahangarwa hari aho bugera umuntu akarenga irenga yobora kugira ngo akumire ibindi bibi bishobora kuba. Ni iki byasobanuye, byatanze irihe somo? Mu nteko mugira komite ya discipline mbere yuko n'umuntu yegura, kuko kwegura mu minsi ishize Perezida Kagame yaravuze ati ntibakababeshye ngo beguye baba bakoze amakosa bakavaho bakirukanwa. Iri huti kuba hise yegura mu masaha 72, hari ikindi gitutu cyaba cyaje? Nta bundi buryo yenda bwari gukoreshwa cyane nk'umuntu wabaga mu biteye gute situation? Yewe ntabwo nakubeshya kubera yuko urumva ava mu mutwe wa politike wundi. Menya nanjye nabyumvise nk'uko n'abandi babyumvise by'uko yeguye yanditse. Nta yandi makuru yandi mbifiteho namenya ntangaza pe. Hari isomo byabasigiye nk'abadepite? Birumvikana ikintu cyose kibaye gisiga isomo ku muntu wese, uretse n'abadepite ngira ngo hari n'abandi bantu bose biba bikwiye gutanga isomo byo mu buzima nyine ko umuntu agomba kwigengesera, ukamenya yuko ibyo ukora byose bigomba kugira aho bigarukira. Honorable Mukabunani, mumaze imyaka ingahe mu nteko ishinga amategeko? Mumaze ingahe muri politike? Mu nteko mumaze imyaka 4. Muri politike muyimazemo ingahe? Muri politike 18. Uba mu ihe komisiyo uyu munsi? Ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba. Ako kari agaciyemo. Ariko Jaras urumva ko reka tugushimire. Ndibuka ko naje ubwo ntabwo wari uzi ko najeho wagiye gutorera Ikabarondo, ubwo wahataniraga kuba umudepite 2013 ugaswata, ejo bundi 2017 bicamo. Dukurikiranira politike yawe hafi nubwo tutakuvugisha keshi, ariko courage, tukure inyuma, ikirenge cyanyu kiri hejuru y'icyanjye. Murakoze cyane. Hapo natinya zana. Umugoroba mwiza Honorable. Yego namwe. Reka tukibutse ko twari mu kiganiro live. Urumva ko nabo batunguwe. Muzatekereze ko twateye ibuye ku karere. Natwe tubyemererwa n'itegeko, ariko twamenyeshejeho twavuganaga nawe. Nta kibazo. Urakoze cyane. Yes. Honorable Mukabunani. Ngerago Jaras ibyo avuze biraduha ibintu bibiri. Ngewe ngarutse kuri iyi case ya Gamariel ni Dr. nagira ngo mwongere mbwira abantu, ni umwe mu badepite nabonye bari kuru babaho. Wari umuzi? Nari muzi. Ni umwe mu badepite bari kuru babaho, uri flexible, wicishaga bugufi, uganira n'abantu bose, ugira urugwiro. Rero kuba biriya byarabaye c'est dommage, buri wese ashobora kugira amakosa, ariko nari muzi, ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe. Oya ni inzoga, ariko bamwe mu bantu beza nabanywa amanyinya. Mfite mukuru wanjye uri hamenya.
ndashaka njye ariko banza wumva icyo kintu afite umusaza icyo nshaka kubanza kuvuga si nicyo kunywa ni kimwe uyu umuntu wese ni umuntu mwiza ku ruhande rwe bitewe n'uwo birabyaye we kuko atayinywa ibyayinywa ariko nafite ibindi anywa ni mubi noneho Jean Paul rero ni ntabwo inzoga ariko ibintu anywa bizwi n'Imana uzi kuzankoza isoni abantu bashaka kugira ngo nkuru umugi ufite rukuruzi niko abantu bashaka kugira ngo nkuru umugi cyangwa ngo byagoye Jaras no kuyobora iki kiganiro biragoye ariko umva byagoye kabisa Jaras reka nkubwire ngende nshaka igitekerezo cyanjye niba ishyaka rya PR ryashyizeho igitutu Gamariyeri ngo yegure bakoze amakosa bakoze ikosa ntekereza yenda bashobora kutarirogereta none ariko bazarirogoreta ikindi gihe kuko nta Dani Vumbi yaravuze ngo ni uwacu ni ukuvuga ngo perezida kandi umusinzi nurumva niba yaragize iyo myitwarire polisi ikaba yarabibonye rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu kugera umukuru w'igihugu abivuga PR yakagombye ko ari icyo yakoze ni ukuvuga ngo PR yo yakagombye kuba yari ibiza ahubwo already mbere sibyo yaramugiriye inama kuko abantu bose bakora amafuti Jean Paul Mukanya yabivuze neza urumva wabivuze neza burya nk'umuryango arakantu wavuzeho uvuze ngo umuryango nk'umuryango wa RPF kimwe mu bintu bituma nkukunda kugira ngo ubone umuntu bamuhannye burya so bivuze harabaye inama nyinshi kumugira inama urumva muri structure ya RPF aho kugira ngo witabe akeshi bavuga ngo ni kwa Ngarambe kandi na honorable wacu n'umukomiseri umugabo wayoboye Minaroke yitwa Ndeuno ntuza kaboneka kaboneka ba mu bakomiseri iyo bari abagabo baguhamagaye ukabicara hagati uravuga uti mwanjyanye muri RIB hari ibintu byinshi bikorwa muri RPF bitagera inyuma utanamenya ariko barahanana mu muryango PR nayo yagomba kuba yarabimenye ikamuhana nk'umuryango kamugira inama wano kumugira inama babona byanze bakamuhana babona byanze yenda bakamusaba kegura naho rero reka nkubwire mwabyumvise neza uretse kurenga Omayi mwanyumvise mu by'umukuru w'igihugu yavuze ati muri report bavuga ko ngo yabananiye yananiye abo bantu ari yavuze ngo banze kumufata no kumugenda kumushyira mu mategeko yo kumufunga kubera ubudahangarwa perezida ngo yahamagaye yabwiye umuyobozi wa polisi ati nabagiriye inama z'uburyo bashobora kumuhana bwa mbere ushobora kumwambura perimi bwa kabiri agashaka umushoferi ntibaba bagikemuye se icya kabiri mushobora kwandikira perezida w'inteko bakamubwira ati depite wanyu twamufashe yasinze tumikaze kumufata rimwe kabiri gatatu kane gatanu ni mumugira inama cyangwa ni mumuhane ongeraho ko perezida w'inteko mu Kabarisa ni presidente wa PR warukizi yego cyangwa hoye ngewe ndi PR nyine urumva nka mu Kabarisa honorable presidente wacu mu honorable mu Kabarisa parti liberal yakagombye ko yerekana nanjye reka nguhindukirane kuki se mutagikeme niba uri umunyamuryango wa PR ntabwo ndi umudepite no mu Rwanda shyaka oya ndi umuyoboke ntuza yarambwiye ngo ntabwo ari umunyamuryango uri mu Rwanda shyaka perezida wa Green Party ntabwo si ngombwa ko Democratic Green Party ntabwo si ngombwa ko structure ya RPF ihuza na structure ya PR cyangwa za Green Party uriya se ko yajemo kubera akazi kandi byaciyemo reka frake wa okay hanyuma reka rero icyo nakubwira Garata Jaras ariko niba yari mu Kabarisa ariko senzi kayobora PR uba muri PR umva icyo ndi kukubwira ntabwo niba ari we wiyeguriye ku giti cye mutima nama yabaye mubwiye yego ariko nkurikije ibyo perezida yigeze kuvuga mu minsi yashize ati ntibakababeshye niba yashyizweho igitutu n'ishyaka ntabwo ntekereza ko ari bwo buryo bwiza bari guhandura ikibazo ntacyo reka tumuveho okay Minister Famfa ngewe urusengero sengeramo n'urunyamugisha uruciyemo abo muntu munini nanjye yego umva ni woroshye umva se Minister Famfa yayoboye urubyiruko Honorable Ambassador Dr. Muregande Charles no muyoboka wa Assemblée de Dieu imyaka ntazi umubare Kabare Jean Dodi ari mu bimbere muri RIB naho Inyumba Rozia naho nyakwigendera Mary Bayine naho Jean Paul Nkundineza naho
ntago wagenda utagashyizemo ariko bikomoka ariko ko koko hari icyicaro cya RPF cyabaga mu marembo ya Sambure bakabona kujya za Semishara ariko bagahita bahindura bugufi. okay ariko byanashoboka cyakora uvuzemo muri gande wenda muzi muri gande yabaye umuyobozi wanjye n'umugabo tuve kuri ibi umugabo w'ijambo cyane nge ku kintu n'ubundi ntari bwirengagize turi kugera dusoza ariko hari ibyo tugomba kuvugaho. murabana se ni umugore wawe nyine urumva dukorana kenshi ariko buri gihe ajya kumbaza akangira ishyamba akabanza akantegura nuko watumira minisitiri ukabanza ukamwigaho ibyo umubaza ntabwo ukimbwira ibintu uri bumbaze none usigaye umbaza ibintu binini. okay reka dusoze abakozi ba Karasike baratashye dusoze dufite gahunda mbega abagore soreje kuri ba bakobwa batandatu n'umusore umwe bashinjwaga kwangiza imyanya y'ibanga y'undi. amashusho mayikara yafite yose ngewe yamuhaye yose ndayafite bazayina Zayina na bagenzi be batanu n'umugabo umwe wa gatandatu basohotse bafunguwe by'agateranyo ku mbabazi bahawe imbabazi na perezida Kagame imbabazi za perezida wa Repubulika. ariko tuvuga iki bari bakatiye imyaka 10 byibura imyaka 3 barayikoze iby'amategeko ateganya yarubahirijwe nta rindi tekinika. twibutsa abantu ko harimo umwe wabyariyemo tutavuze izina ubwo byabaga afite inda y'ukwezi kumwe nibidushobokera tuzabasura nzareba mu dosiye ifite ndebemo contact zabo. Bavuga ko ubu batari i Kigali bagiye Dubai batari i Kigali bari bose erega harimo n'abakabeza ntabwo abantu bagiye kuruhuka mu ntara. okay yego n'umwe witwaga Karidinali kakagabo arakagabo ngo kanariye kabanje kuryaho Mike ugiye ku mbuga nkoranyambaga ze ari ikiganiro yakoze cyerekana umukobwa bamwogoshe. tubwire abantu ntabwo bari abakobwa bari kuba barangije imyanya y'ibanga y'uriya mukobwa ngo babe barekuwe. ni ibintu by'ibikabyo bimwe Vode yavugaga by'ibi YouTube ngo bagiye ngo mu myanya y'ibanga no baramwogoshe bamwogoshe umusatsi bamwogosha nta handi nyine haba imyanya y'ibanga. ababizi bakuru babizi ko haba imisatsi ntago bigeze bamukata n'inzembe n'ibiki ntabyo byakoze n'iriya myaka 10 bari bariye n'iy'ubuginga. ni ishyari niho akunda umukobwa mu Rwanda akakurya inzara. Final birangiye wemeranyije na Evode. Evode niwe wanjye ariko ntabwo mwemera. none se ubwo tubwiye iki turi muri duel imwe nyine. okay aho yakagombye kuba ari yenda nanjye nakagombye kuba mpica. turi gusoza rero urubanza bakurikiranye bifuza kuba uretse senateri muri bari abasaza. cyakora ndashima umuntu wagerinye ko Evode ajya kuba umusenateri ni Chris Roge ni professeur ibintuzo n'abayoboye ibuka. cyangwa nawe urashaka kuba nka wundi wifuza gusimbura abampori. bari abasaza yamutabaza bari abasaza kumuvuze bari abasaza bari abasaza bari ntabwo zana amashagaga yawe uvuse Evode yazamuka na professor Chris Roge avuga ati we wacha dusingize Mungu wajya kumuzamukaho. uyu musaza witwa Nkusi Juvenal uramuzi wayoboye pake hari Evode n'umwana hapo nating gusa cyakore Evode kwanga YouTube nyuma yaho Joseph umuryango amutereye hanze nawe afite YouTube ibasanga ariyo nzika dufitiye ariko ntabwo twazira Joseph ntabwo twazira Joseph cyakora yahiritse umusekirite Evode saba imbabazi abanyamakuru mba yewe muri Arabiye nazajya nijijisha nkariko nkafata amaguru ya Evode gusa yonyine iyo bifuza ase wabaye professionnel yitabana imihiri wese yisabana imihiri imbere ari umunyamategeko ari professionnel uzi ko Evode yabaye umucamanza mu rukiko rw'inyamirambo ariko ajya guhunga yaravuze ngo ngewe ngo bambwiraga ngo guca imanza ngo ko ntabishaka ngo kandi mbona umuntu abantu arabe koze Jean Paul ntibemera ko umuntu ahinduka byararangiwe n'amateka yake natumburura akira aya akabaye icwendese perezida yageze kumwitsa hatuye umuntu buri gihe si ubwa mbere ahitse abantu ariko ubu byarakemutse. Perezida Kagame niwe wanjye abantu bajya bakora amatitire okay nzazire ko mukunda cyane niyo nabizira ko navuze ko ari we wanjye ariko niwe wanjye. Nese urashaka kuba nka Mutabazi se ko yabeshye ngo ibigarasha byamaye miliyoni 30 arazanga nge nizibime ku ibigarasha ntabwo amafaranga agira idini ntagira ubwoko ntagira ishyaka. nzagenda ku iposta nyavunjishe nzarebe ko azaza ari ama diaspora y'ibigarasha. Nakamu kubwa yateretsemo mwanya ko president ngo nyigo bayambaye ngo ni mu mpa yanyu ngo ibigarashanya reka abana garusha abantu ubwenge.
Okay, reka dusoze rero. Ngaho nawe ugira ibyo ubaza Mike kuri issue ya Miss Rwanda wakomeje umbwira uti mwakoze ikiganiro cy'abanyapolitike ukajya umbwira gutyo. Mubaza ibyo ushaka dusoze. Mike narenze ko azagenda mu cyimbo cya Kid. kubera iki se Nyine numvaga ni wowe uri mu bafondateri ba Miss Rwanda ugiza gutyo ufasha umushinga uhaye Kid. Aguteretsemo 2016 Miss Jora gukubita kudeta arerembura iriya nzobe Kid nawe uburagiye ni dore Mike byavuzwe ko Miss Iradukunda risaba Miss none wari president ngo hari ikintu cy'inyoroshye yashyizeho Na Jori ngira ngo nabwo na Jori none wari president nta nubwo twari tunaziranye ariko ntabwo twari tunaziranye wakagombye kuba waragiye Kid agasigara none serega niwe Miss abana bari Sudi na Basandrine nibo bazanye ibintu bya Kastari Cuyi nagasirenga ziranyeho na Diane Cuyi Kastari nabo batipe n'abahanga man urumva Kid yaje nk'uwiga imishinga kumubona umuntu akabona nk'ubu tuvuge nka Fils afite ubwenge ariko yabonye telefone buragenda ariko iyo imwetse agira ubwenge Kid yaje kugira ngo bafashe kugira ngo Miss Rwanda iryoshye ahageze yiga umushinga nk'uwe barawumurekera Kabengera ajya muri OGS ibyo avuga ni uretse gato Kabengera ajya muri OGS abe mukesha batwara ndabihakana noneho Kabengera ajya muri OGS bya Miss Rwanda bivamo Sandrine ajya muri Kisi Cuyi ajya muri DC uyu ajya muri kaminuza wa mugore avugaga ibishego nawe ari muri OGS ni ibishego noneho wabaye icyucisha ibi ni ibihungu bya Paul gusa ibyuki bya Paul Karasike ariko Jean Paul noneho koko iyo bashaka kunkoresha penalty babacishamo karari nyine mva nkubwire Ishimwe Diodone yafatiranye abatipe bari kubona ama promotion batazi ko Miss Rwanda izavamo ikintu ubundi babibagamo bapfundikanye batera imodoka start time kabemerera essence kayibaha nanjye niba ari byo nanjye nyifitemo ukuguru kumwe okay muri bya bifi binini byavuzwe wabona uri yageze sende bamura ikinigeze njya gutanga ibiganiro mu bamisi shanye no ko nabantu bahuza bamura icyatoye muri yombi azize na Robert bati bamura iki yajyaga ajya mu Bugesera buriya nawe arimo ntabwo ariko byari bimeze ariko none se Mike muri commentaire ntibabivuze atari ku Kid buriya yasize gute Mike niko bavuze se muri comment nawe ari mu bagiye bon ariko urumva reka nkubwire kuri Twitter bajya bavuga Mike arihe ngiye n'uwabivuga ntabwo namurenganya kubera ko bari nabaye muri Miss imyaka myinshi na Kid atarayigeramo kugera hafi 2010 kugera 2019 hafi 2020 nari active cyane urumva rero kubivuga birumvikana ni nk'uko ikintu cyaba kuri Jaras akavuga ngo Jean Paul Fils cyangwa wowe ngo bareka kuvugaho ariko muri rusange ngewe navuga ngo reka ibyinshi nabivuze mu biganiro twakoranye ubushize reka tureke ubutabera buzakure gusa icyo nzi cyo Kid ari kurwana urugamba rukomeye ari kurwana n'imbaraga ziri visible n'iziri invisible oya nivugiye imbaraga ziri invisible n'iziri visible ubwo gusa icyo nifuza nuko ubutabera buzacibwa neza ku mugaragaro abakobwa baba barahohotewe bakabona ubutabera mbega muri rusange uzakubitwa intahe mu gahandwa akabihanirwa ariko icyo nifuza nuko Miss izakomeza ibyo byo yenda nibyo twifuje muri rusange anyway bukajya imbere reka ibyo yenda tubiharire urubanza rugiye kuba vuba ngo twizere ko tuzabona ibirambuye yari umurundi wambwiye ko akurikira Jaras Official TV kuko nanjye mba muri communication ya hafi yo muri yara arambwira ati Ishimwe Diodone nabonye uko wagiye bivuga mu bihe bitandukanye yasize ibintu bibiri n'umudepite opinion ye nk'umudepite icyambere yazize kuyobora Miss ari mu myaka 34 akiri umusore kandi ayobora ibyuki icya kabiri yazize ko ari umuntu wisanze ari kujera amafaranga menshi kuri iyo myaka ndetse ari umusore hahita haziramo kode zitwa beef depite ntavuze izina ariko wo murundi nongeyeho murundi kuko batagira ngo ni umunyarwanda icyo mwemeranya na honorable iyo Preskide aba PDG babari umubwiza kuri Olivier Volcano wajya kumubaza ngo aro
ngo imodoka ngo z'Ibutare ngo abagenzi babuze imodoka ngo Nyabugogo ngo b'Ibutare ntabwo ari ibintu bye nubwo ari CEO wa Volcano afite ba managers benshi. Kide yagombaga kuba PDG akazajya arebera Rwanda Inspiration Backup uri nk'ikisha sundi ari i Kigali cyakora akarara amenya amakuru niba ashaka gukora ibintu by'abagore kandi abagore no gutereta imishinga biroroha akabishyiramo abo bagore n'abakobwa ariko abirebera kure nk'ubambwe nawe rero yabyijanditsemo none se Miss Finale ntabwo nabaga bavugira ngo wanyijije ngewe ndajya kubaza Preskide ngo wanyijije gute ntabwo bibaho ntabwo bishoboka bivuze nka opinion yanjye ngaho reka dusoreze aha ngaha kadusoreze n'ubundi dusaba gusoza ariko nta konde nke dusohoze sawa ngenza ivugaho byarangiye mbega urubanza barusomye urubanza reka dutegereze niba rusoma oya azaburana ku itariki 15 rubere mu muhezo nemeje ko nuruba mu buryo bavuze Kide ngo ari mu muhezo ngo abatangwa bari mu muhezo bari mu byumba by'ubushinjacyaha n'ibiki ntarwo nzakurikira bazakora kuri Skype zibiki ko nzaza mu isomo. Okay, sa urakoze Jara. Urakoze. Kambashimire. Urakoze Kambashimire tugiraho duhinira kuko ndabona tuyavuze ntitwayamara. Ese iki kiganiro cyakora ni hatari. Turamenya umutwe wacyo ni utitirira biyikoko. Birabako mutabona ni yatunguwe. Urakoze. Cyakora murakoze. Kambashimire. Mwakoze rwose kwemera ko tuganira wakoze igitwenge cy'umuntu ushonje n'icy'umuntu wariye biragaragara Jara urashonje arashonje gabanze ije kurya cyo cy'ababoss turi muri classic cyakora reka anyway reka nge nsaba abantu abakurikiye MKTV mukande subscribe yari yarasinziye urumva yayimaze igihe idakora ariko ubu ngubu urabona ko igenda igaruka hose bakoreho kuri Jara tuzosa MK nigeraho turi tuyijuguye tuyite yirwarize ariko buri munsi tuganira hari ibiganiro byinshi tuzajya duhuza imirongo rimwe na rimwe nejo hari ibindi biganiro tuzashyiraho nejo bundi ewana mukomeze mugire byisi shakira Zayina yakoze muri yo wari ukoramo yakoragamo yego cyangwa we yakoze mushake none se Jean Paul mubaze iki namubaza nti ngira ba bantu bari muri sare sare kajyanwa mu nzu urukiko rukimukira mu nzu mbera byo Kimisagara ufite inda y'ukwezi kumwe umva gumeze Jean Paul uramukunda cyangwa uramwanga yego cyangwa ho wowe hawe uburenganzira bwo kumufotora mu mashusho n'amafoto kugera na juri reka dushimire ubutabera bw'u Rwanda gusa abantu benshi baravugaga ngo base imyaka 2 cyangwa 3 ngo bagiye kugenda barerembure ngo abacungagereza bazabakorera report ko bitwaye neza none birabaye nigenderaga ariko Jean Paul bigihano bari bamaze hafi imyaka 3 ariko bakaticu mu 10 bakati none se numva batararangije ibiteganywa n'amategeko umuntu utarafunzwe aragira ngo ikintu kiroroshye ngo mu rugo bayumviye muri gereza ndibuka ko babakatira imyaka 25 mu rukiko rwisumbuye Nyamirambo ngo mu rugo yaburaga nk'ibyumweru 2 ngwibe kuko erega niyo wafunga icyumweru kimwe n'icyumweru kimwe kirahagije kiragoye umva nkubwire ngiye kuba umujaji bariya abakobwa ntabwo bakoze biriya bintu banza uriya mukobwa ni amareaction y'abakobwa kuko gushana uko ngo ugende ushyireho igipurante cyangwa igipranka kimwe mu bintu umukobwa adatorera kimwe mu bintu ndamuzi kimwe mu bintu ariko ku bakobwa bose arabazi niba nawe yemeye ko abazi ndamuzi ariko urumva kimwe mu bintu ushobora guhemukiramo umukobwa ni ukumwogosha umusatsi ibyo nakuramo bizazeyo naba bikuriramo iki kimwe mu bintu utahemukiraho umukobwa ni ukumwogosha umusatsi urumva umusatsi w'umukobwa ni kimwe mu bintu bigaragaza ubwiza urumva rero ni kwivuga birabanga ubwiza bw'umugore umusatsi nyuma ariko urumubahaye byo ntabyo bizeho urumuyehova umuhamya wa Yehova apana umuyehova okay Jara urakoze reka ngende abayehova barabisoma wowe nukubera iki inzoga se ngende umukristo Mike akuvemo namvemo anywa koka ishyushye na sito ntabwo uzi gahunda ikomeje murabati oya yandi yawe nawo dira uziko yahita ipfa dira tugiye gushaka imyenda y'umwana agiye kuvuga iriya yindi muzajyamo abakuvuyemo yahita ipfa bambwira ngo azankuburira se ngewe umwana dusoze ikiganiro wana ntabivuga byose ariko cyakora Imana barinde cyakora Jean Paul nabyara umunsi yabyaye uzantumire uzamiya wa mwana ngewe niyo
Nge niyo Abantu nta twagiye atamira akantu handi bakazahita ngewe niyo nta banyuzamo umurongo. nge niyo nta Mutabazi kintu namwishyuriye fata wamutumiye abundi nishyurira fata Mutabazi gute nabyo uzabikata kuremuka bizaguma okay sha murakoze bye Sawa, cyakora Imana umunsi ibarinde. umunsi Ni ikiganiro gishoze mu kavuyo sawa